Okay, murakoze. Ngira ngo twasaba abanyakubahwa ministre n'abanyakubahwa abanyamabanga ba leta ko baza hano imbere, inzego z'ibanze zikabareba zikabamenya, ngo baza amazina kuri radio, barashaka kugira ngo babamenye neza. Wawe basabye ko babareba mu maso. Umujyi haruguru, murashaka kunyura haruguru? Ndagira ngo mu buryo bwihuse nsabe buri ministre aze hano avuga izina rye, ngira ngo na ministere ayobora gusa. Yes. Nitwa Musoni Protazi, nkaba ndi Minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, imiyoborere myiza, amajyambere rusange n'imiyoborere myiza y'abaturage. Murakoze. Jewe nitwa Sorina Nyirahabimana, nkaba ndi Minisitiri muri Presidansi ya Repubulika. Murakoze. Jewe ndi General Gatsinze Marcel, nkaba ndi Minisitiri w'Ingabo. Yewe ndi Dr. Ntakuriryayo Jean Damascene, ndi Minisitiri w'Ubuzima. Nitwa Laurent Nkusi, ndi Minisitiri muri Primature ushinzwe itangazamakuru. Nitwa Eda Mukabagwiza, Minisitiri w'Ubutabera. Nitwa Professor Romain Murenzi, Minisitiri w'Uburezi, Ubumenyi, Ikoranabuhanga n'Ubushakashatsi. Abahuzabikorwa b'imirenge nabo babitegura.
Njye nitwa Karori Murigande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Njye nitwa El Haj Bumaya Andre Habib, nkaba Minisitiri w'Abakozi ba Leta, amahugurwa n'umurimo. Murakoze. Nitwa Bizimana Evariste, Minisitiri w'ibikorwa remezo. Murakoze. Njye nitwa Patrick Habamenshi, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Njyewe nitwa Joseph Habineza, nkaba nshinzwe urubyiruko, umuco na siporo. Murakoze. Nitwa Christophe Bazivamo, Minisitiri w'Umutekano. Nitwa Donat Kaberuka, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Nitwa Mugorewera Drosera, Minisitiri w'Ubutaka, ibidukikije, amashyamba, amazi na mine. Nitwa Nyirahabineza Valeria, nkaba ndi Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Nitwa Professor Nshuti Manase, Minisitiri w'Ubucuruzi, Inganda, Ishoramari, Ubukerarugendo n'Amakoperative. Nitwa Mitari Protazi, ndi umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Murakoze. Dr. Dafroza Gahakwa, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuhinzi. Nitwa Anasazi Murekezi, umunyamabanga wa Leta ushinzwe inganda no guteza imbere ishoramari muri Minisiteri y'Ubucuruzi, inganda, guteza imbere ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative. Ibikorwa b'imirenge nabo batangira kumanuka. Nitwa Dr. Mujamariya Jeanne d'Arc, umunyamabanga wa Leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Abahuzabikorwa b'Abanyaruka bahagaze hano. Nitwa Nyatanyi Christine, nkaba ndi umunyamabanga wa Leta ushinzwe amajyambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage. Murakoze. Nitwa Professor Munyanganizi Bikoro, umunyamabanga wa Leta ushinzwe amazi na mine.
nitwa Hajabakiga Patricia umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutaka n'ibidukikije. Nitwa Nsanzabaganwa Monica umunyamabanga wa leta ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Murakoze. Nitwa Angelina Muganza umunyamabanga wa leta ushinzwe amahugurwa n'umurimo. ngira ngo barakoze ba nyakubahwa minisitiri mwari mwansabye ko n'abanyamabanga ba leta ko mubamenya, ndizera ko mwabamenye. Nyakubahwa minisitiri w'intebe ngira ngo muramureba imbere muramuzi, ngira ngo birasobanutse. Hari umunyamabanga wa leta udahari ushinzwe icyorezo cya sida n'izindi ndwara z'ibyuririzi. Ntabwo umunyamabanga wa leta Nyaruhirira, Dr Nyaruhirira, icyorezo cya sida n'izindi ndwara z'ibyorezo. Murakoze. Ibyorezo n'ibyuririzi. Murakoze. Ndagira ngo banyarutse noneho n'abahuzabikorwa b'imirenge bahagarariye intara ko ari 11 n'umujyi wa Kigali. Abangira ngo nsabe noneho abahuzabikorwa arajya aza yivuge anazamuka agenda nta kibazo, avuga umurenge we n'akarere ke birumvikana n'intara turukamo, kandi avugira ngira ngo n'abahuzabikorwa b'imirenge babaye aba mbere mu ntara zabo b'intangarugero. Nitwa Kanyabashi Tomasi, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'umurenge wa Bweyeye, akarere ka Bugarama, intara ya Cyangugu. Akomeze abazaba mbere iteka bazashimwa. Nitwa Ntaganira Karisiti, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'umurenge wa Ruganda mu karere k'Itabire, intara ya Kibuye. Nitwa Ngironsanga Jean Marie Vianney, umuhuzabikorwa w'umurenge wa Gitanda, akarere ka Shyorongi, intara ya Kigali ngari. Nitwa Bimenyimana Eugene, umuhuzabikorwa w'umurenge wa Bisenga mu karere ka Cyaruba, intara ya Kibungo. Nitwa Hakorimana Michel, umuhuzabikorwa w'umurenge wa Nyagakizi, akarere ka Rushaki, mu ntara ya Byumba. Nitwa Kubwimana Posiane, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'umurenge wa Musambira, akarere ka Ruyumba, mu ntara ya Gitarama. Nitwa Uwazigira Anastasia, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'umurenge wa Mwendo mu karere ka Butamwa, umujyi wa Kigali. Nitwa Festus Murangira, umurenge wa Nyarusange,
umujyi wa Nyanza mu ntara ya Butare. yitwa Murihano Gerard, umuhuzabikorwa w'umurenge wa Bugaragara, akarere ka Bugarura, intara ya Ruhengeri. nitwa Biryabanze Onesphore, umuhuzabikorwa w'umurenge wa Gisa, umujyi wa Gisenyi, intara ya Gisenyi. nitwa Munyendamutsa Yohani, umuhuzabikorwa w'umurenge wa Bushigishigi, akarere ka Mushubi, intara ya Gikongoro. ngira ngo abahuzabikorwa bararangiye, ngira ngo twabashimira cyane kuba barabaye intangarugero. Twifuza ko tunanifuza ko ruriya rugero rwagera no ku bandi bahuzabikorwa, umwaka utaha bose bakazaba bakora nkabo. Birumvikana ko bo basize abandi, ubwo bazaba bageze kuri excellence. Murakoze cyane. ngira ngo hari ikindi cyifuzo kije cya wa muhinzi mworozi w'intangarugero Ngabonziza, ko nawe yanyaruka akaza hano, abatara yavugiraga inyuma ab'imbere bakamubona. Yanyaruka Ngabonziza araje. Hari undi wagomba guturuka mu ntara ya Gikongoro, ariko ngira ngo yagize ingorane ku munota wa nyuma ntiyashoboye kuza, ariko nawe yitwara neza cyane, nawe ni intangarugero. ngira ngo umuhuzabikorwa we niwe wamuhagarariye. Birumvikana ko umwere uturutse ibukuru koko ukwira hose. ngira ngo mu gihe akimanuka, nagira ngo nsabe abakuru b'intara nibataha mu kanya banyure ku biro kuri Mifotra bafate dosiye zihutirwa. nitwa Ngabonziza Agustini, nkaba ndi umuhinzi ntangarugero, nkaba matumye ku bandi bahinzi bahumure rwose ubukene mu myaka 3 nitujyana turabusezerera. Arakoze. ngira ngo nta wundi, ngira ngo tuzagenda turushaho kumenyana. Abameya nibataha ntibagirwe kunyura kureba ubuyobozi bw'urukiko rw'ikirenga, hari ubutumwa bubafitiye nanone bw'igira akamaro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Nyakubahwa Perezidante w'urukiko rw'ikirenga, Banyakubahwa Abaminisitiri, Banyakubahwa Abanyamabanga ba Leta, Banyakubahwa bakuru b'intara, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, Banyakubahwa bahagarariye inzego z'ibanze, batumirwa mwese. Tugeze muri wa mwanya wo gusoza iyi nama, tukaba tugira ngo dusabe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo ayidusoreze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwiriwe. Abahoze basaba kugira ngo baberekeye abaminisitiri, nizeye ariko ko ubutaha nibongera kubonana nabo bazabamenya. Kera nkiri vice president nigeze kujya ahantu Gitarama,
nagiyeho inshuro ebyiri. Ibya mbere baranyerekanye, bavuga uwo ndi we, bavuga n'amazina. Hashize amezi 6 nsubirayo, aho naye nagiye n'ubwo nyine kunyerekana, barongera baranyerekana, kandi mu mezi 6 ngira ngo nayo ntarahinduka. Hanyuma nari kumwe na Celestine Rwigema, barongera baza abaturage ati muramuzi, bamwe basa n'abashidikanya, abandi bati batumuzi ninde, ashyira ukuboko hejuru, bashyira ukuboko hejuru ari benshi, afatamo umwe, namwe ati turamuzi, ati ni Paul Bizimungu. Hari n'ahandi ariko biba no ku ba perezida, hari aho bambwiye bahura na ba minisitiri babo, yareba nka minisitiri akamubwira ati ariko amaso saya, ati nkuzi hehe, undi akavuga ati ndi minisitiri, ati minisitiri w'iki? Ariko ibyo bihugu bigira Imana bigakomeza bigatera imbere, ubwo twebwe tugomba kubikorera. Banyacyubahiro bari hano rero, mwese mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, nagira ngo mpere ku ngingo yo kubashimira nanone mwese kuba mwaratanze ibitekerezo byiza, tukaba tugeze ku mwanzuro, kandi umwanzuro ukubiyemo ingingo navuga zishimishije nk'uko bimaze kudusomerwa. Nagira ngo kandi nshimire abayobozi b'inzego z'ibanze, abahagarariye sosiyete sivile n'abikorera ku giti cyabo, uruhare bagize guhera ejo mu gutanga ibitekerezo muri iyi nama. Nkaba ngira ngo mbonereho n'umwanya nshimire abagize uruhare mu gutegura iyi nama n'urundi ruhare rwatumye igenda neza. Ikigaragara ni uko ibibazo igihugu cyacu gifite byongeye kugibwaho impaka no gusobanuka wenda kurushaho. Ibikwiye gukorwa nabyo twabyunguranyeho ibitekerezo, dufata ingamba z'uko tugomba kubishyira mu bikorwa. Ubu rero ngira ngo icyo dukwiye gushyira imbere ni ukugira ngo duharanire kugaragaza ibiva muri ibyo bikorwa bifatika, ndetse no gukora ku buryo bunoze, no gukorana umwete, kandi tugakora ibyo twemera tubona bizagirira igihugu cyacu akamaro, haba mu byerekeye ubuyobozi, haba mu byerekeye ubukungu n'amajyambere, nk'uko
twagiye tubigarukaho kenshi: ubuyobozi bwiza, umutekano, gukunda igihugu. Ibi byose ni umusingi tugomba kubakiraho tugamije kugera ku majyambere n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Muri rusange nibwira ko ibi byose tubifitiye ubushobozi, ariko dukwiye noneho kugaragaza ibikorwa biva muri ubwo bushobozi cyangwa se n'ubushake buba bubiri inyuma. Icyangombwa ni uguhindura imyumvire, kugira ngo nabyo byagiye bigarukaho kenshi. Imyumvire igomba guhinduka, bityo noneho bigatuma n'imikorere irushaho kuba myiza, cyane cyane tukiyemeza kubyaza umusaruro mwinshi kandi mwiza ibyo dukora byose, tukaniyemeza kubitoza abo tuyobora, ndetse wenda natwe tubitangamo urugero ku nzego zose. Ubwo nizo mvuga. Bayobozi mwese muri hano, Banyarwanda, Banyarwandakazi, iyi nama ya kabiri y'igihugu y'umushyikirano ikwiye kutubera imbarutso y'imikorere mishya igomba kuranga igihugu cyacu muri ibi bihe biri imbere. Abanyarwanda twese, ariko cyane cyane abari mu nzego z'ubuyobozi, tugashishikarira kumva ko ibyo dukora ari ibyacu, kandi twubaka u Rwanda rw'ejo tuzaraga abana bacu, Amajyambere tuvuga akwiye kumvikana muri ubwo buryo. Ntabwo amajyambere y'igihugu yashingira ku byifuzo gusa n'imyumvire y'abandi batari Abanyarwanda. Mbere yo kugira ngo musoze iri jambo, hari utundi tuntu duke nifuje kongeraho, bigiye biterwa n'ibyavugwaga cyangwa se n'ibyo tubona kenshi. Ngira ngo hari ibibazo byagiye bibazwa numva biguma bigaruka kandi bizakomeza bigaruka. Ngira ngo kampere ku bintu nka bibiri byavuzwe n'abaminisitiri batandukanye. Ari ikintu cya responsibility, cy'inshingano ya community y'abantu ubwabo. Ngira ngo Minisitiri Sori nawe yize kubivuga, avuga igitsuri cya community. Community yari ikwiye kuba, kubera ko ishingiye no ku community birimo abantu ku giti cyabo, ariko community ubwayo nayo ikwiye kuba ifite character, ikwiye kuba ifite umuco wayo, ndetse ugaragaza imico y'abantu bayigize. Community rero mu muco yari ikwiye kubigira, numva yari ikwiye kugira umuco wo kwanga ikibi, ntiyemere ikibi ngo gikorwe muri bo bise nkaho nta cyabaye cyangwa nta cyagaragaye. Kuko ingaruka zabyo nyine ni izi ngizi tugenda
dusubiramo iteka. Ubundi gukora ikibi byari bikwiye kugira n'ingaruka ku wagikoze, ingaruka mu buryo butandukanye. Hari ubwo ari ingaruka yo kukunenga, yo kuguhana, byose ngira ngo icyo biba bigamije ni ukugira ngo bivemo isomo yo kugira ngo umuntu arusheho gukora neza. Iyo umuntu ananiranye rero nyine nibi abandi mwita ruharwa, wananiwe guhanwa, wananiranye ntiyumve inama, ubwo aba yarengeje urugero nyine, abo ni baruharwa, nabyo bigomba kugira ingaruka yisumbuye ituma wa muntu adakomeza. Kuko iyo community ikomeje kwemera ikibi ikakihora, niyo cyaba gikorwa n'umuntu umwe, cya gikorwa kibi gihinduka icya ya community, ndetse abantu bagatangira kumva ko ahubwo cya kibi ngira ngo aricyo bakwiye gukurikiza. Akenshi iyo n'ugikora abigiramo inyungu, noneho bakurikira za nyungu bakabigira umuco. Ikibi niko kigenda kigahabwa intebe, kigafata mu bantu ntigihinduke. Impamvu rero gukora ikibi bitagira ingaruka ni ukubera iki? Ubu ndashaka kugifatanya n'ikindi Minisitiri Kaberuka yigeze kubaza, atari ko se ibi byose tuvuga hano ko tubizi, ko bera bivugwa, niba ari kurwanya isuri, niba ari ukugira gute, kuki tubivuga imyaka 2, imyaka 3 ukabana nta gihinduka, ejo twakongera twahura twongera tukabivuga? Biterwa n'iki? Kandi tuzi ngo bimwe actually hari ikindi gihe byakorwaga, bimwe bigakorwa abantu babyibwirije, cyangwa se bigakorwa ari uko abantu babibabwirije. Kuba byagera aha rero bigahagarara ntibyongere gukorwa, biterwa n'iki? Kuvuga ngo uko mbibona ni ukuvuga ngo niko tubireka bikamera. Twari dukwiye kuba tubishyira mu bikorwa, tubyumvisha abantu, tubikora natwe ubwacu, turabivuga gusa, ariko nyuma yaho ntacyo dukora, ndetse n'undi utagikoze nta ngaruka bimugiraho. Ingaruka ziba izindi, niba ari ibijyanye n'ibidukikije, ingaruka biba ko tuzabura imvura, cyangwa se ingaruka ziba ku butaka bugenda, ariko ku muntu byakomotseho ku buryo bw'inshingano, we nta ngaruka bigaragara bimugiraho, bigira ingaruka ku gihugu gusa muri rusange. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kigomba kuba kituzuye mu nshingano zacu. Twisuzume rero, dukwiye kwisuzuma tukamenya ikibazo dufite icyo ari cyo. Icyo nkeka kindi iki mu byo wenda muzareba, ngira ngo hari ubwo mu buyobozi abantu basigaye bananirwa gutandukanya inshingano bafite zishingiye kuri ubwo buyobozi, zireba inyungu za benshi n'inyungu zabo bwite muri uwo mwanya baba barimo nk'abayobozi. Niho ikibazo nibwira kigomba kuba gikomoka. Akenshi umwanya umuntu akawukoresha mu nyungu zimureba gusa kurusha kureba inyungu rusange. Nta yindi mpamvu nakumva, ariko ubwo mwazabitekereza mu kindi gihe, abantu wenda bashobora kumenya n'izindi mpamvu.
ariko ikintu cyari gikwiye kubarambira ni ukuza amanama nk'aya, hari nk'ayaba buri mwaka, hari n'andi wenda aba buri cyumweru mu nama tugira abaminisitiri muri kabineti, hari izindi nama nyinshi zibaho, abantu bagahora basubira mu bintu bimwe. ngira ngo abantu bafashe na za tepusi zifata ibi tuba tuvuga n'abantu baba barimo, ushobora no gusanga n'umuntu ukamukurikirana ukabona cya gihe yari araha yavuze ibi, cya gihe yari araha yasubiyemo iki, cya gihe yari araha yasubiyemo iki, imyaka ikaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugomba kugera ahantu dushyira responsibility, tugomba kubaza ibisobanuro by'impamvu bitagenda bityo. Impamvu bijya mu magambo gusa, mu bikorwa, ariko tugahora dusubiramo ibintu buri munsi. Dukwiye kugira uko tubibaza tukabisobanukirwa.